Yego rero nanone twongeye kubashimira kandi tubaze ikaze kuri channel yacu kandi yanyu. Turi kumwe na bene data inshuti n'abavandimwe, twagize ngo twanye tuganire kuri uyu munsi. Reka tubareze ikaze nanone babasuhuze kandi banabibwira. Uyu tubona no hafi, ese amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza, naho ndakomeye. Uri kumva muri amahoro? Yego, Imana ishimwe. Hari undi nawe mugenzi we nawe turi kumwe hirya. Neza, abadukurikiye, nitwa Kabagemaja. Uyu mugoroba tubere umugoroba mwiza wo kumva. Ni umugoroba tutabara gushima Imana kuko birira ngo mu bibaho byose duhore dushima. Abadukurikiye rero mwese twasuhuje mu izina rikuru umwami wacu Yesu Kristo. Yego, Imana ibareze umugisha. Rero nkuko musanga mubazi, ntabwo ari abashyitsi kuri iyi channel, n'abantu basanzwe babaganiriza. Niyo mpamvu tugize ngo mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu, ko ari ikiganiro gishingiye ku buhamya ndetse n'amashimwe, twagira ngo kugira ngo bize kubafasha kandi natwe dufasha. Mwene data Kabagemaja ayobora isengesho rigufi kugira ngo dushyire mu maboko y'Imana. Murakoze. Turagushimiye mushobora byose, twishimiye kubw'urukundo rwawe ruhebuje Nyagasani. Twishimiye mu burinzi bwawe bukomeye twebwe Nyagasani haba n'abantu, uburyo turindwa Nyagasani Imana ukaba turinze uri mu gitondo kugeza magingo aya. Izina ryawe nabwicyubahiro. Amen. Rero utwiteho muri byose mwami, ikiganiro kigufi tugiye kugirana, uze utwiteho byose tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane mbe mwene data kubwisengesho ryiza dushira imbere y'Imana. Nagira ngo mbaze Kabagema, ubu turi mu kwezi kwa kabiri, ariko bitewe n'igihe gito umaze hano, iminsi umaze muri igihugu cya Amerika, ukurikije ukuntu wacyumvaga, ukurikije igihe wakigereyemo, ni iyihe challenge wamaze guhura nayo, cyangwa se itandukaniro ry'ibintu uko wabitekerezaga nuko ubibona ubu? Ntabwo byoroshye kubivuga, usibye umuntu ku giti cye no kumenya ibanga rya buri muntu wese, kuko buri muntu wese afite ibanga rye yihariye. Kino gihugu rero cya Amerika ni igihugu bisaba kugira ngo ugendere ku mategeko yayo. Ni igihugu bisaba kora mu bitwararike. Aho tugereye hano kuko ari bimwe twagiye tubona biri guhinduka, ubwo bamwe batangiye kwirukanwa ariko abadafite ibyangombwa byuzuye, ariko abadukurikiye babwira yuko nyuma y'umubabaro burya hari ubundi buzima. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane. Ati nyuma y'umubabaro hari ubundi buzima. Natwe rero dushaka kugira ngo dufashe abantu, tubabwire ngo nyuma y'umubabaro hari ubundi buzima, nyuma ye mubona hari ibindi, nyuma ye mwumva hari ibindi. Niyo mpamvu nagiraga ngo nanone tutarajya kure kugira ngo twakire mwene data none Janvier nawe agiye cyatubwira ijambo rikomeye rizima rikuru wakomeza cyangwa se wareza abantu bacitse intege cyangwa se bihebye, ni irihe ryaba twebwe turyumva ese ritumariye iki? Urakoze cyane. Yego, burya kwiheba ikintu cya mbere bisaba kwiringira umwami gusa. Nibyo narebuze ati nyuma y'umubabaro hari ubundi buzima, kuko Bibiliya iratwigisha cyane. Uwitwa Lazaro wabanaga n'umukire mu bihe bigoye, ariko yarafite uwo yiringiye gusa, aho Bibiliya ivuga ngo ndetse yaratunzwe n'utuvugunyukira barya bagasigaza bwasigaye ku meza. Ariko nyuma y'imibabaro hari ubundi buzima. Igihe cyarageze, wa wundi mukire utamwitagaho, wa wundi mukire waba ufite ubushobozi bwo kuba yamuvura, ariko Lazaro agafashwa no kuvurwa n'imbwa niyo igataga mu gisebe yari afite. Nyuma yaho aba arahinduriwe,
kugeza igihe yavuye mu mubiri ariko abagiye mu gituza cya Aburahamu. Uwo mukire nawe igihe kiragera kuko umuntu nyamuntu aravuka ariko aba afite n'iherezo. Niyo mpamvu buryo busaba kwiteganyiriza hakiri kare. Lazaro abagiye mu gituza cya Aburahamu, wa wundi apfuye rero asanga Lazaro yarahinduriwe ubundi buzima. Urugero kandi mbabwira abantu bari kubabazwa muri iyi minsi turimo, mbabwire yuko nyuma y'umubabaro hari ubundi buzima. Yego, urakoze cyane. Ati nyuma y'umubabaro hari ubundi buzima. Twitaho wowe ukurikije uko ubibonye no kubyumva, ni iki wabwira abadukurikiye kuri icyo kintu? Mu by'ukuri nibyo koko nyuma y'umubabaro hari ubundi buzima, kuko ndabyibuka nanjye naciye mu buzima butari bunyoroheye cyane, ariko iyo ndebye aho ubu ngubu mpagaze n'ubuzima mbayemo, mu by'ukuri bintera gushima Imana, bigatuma mvuga ati koko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira. Ni ukuri nsubiye inyuma gatoya, ngewe ndashimira Imana kubona yaraturinze 2024. Ni umwaka wavuzwemo ibyari bigoye cyane, ariko Imana kubona yarawutwambukijemo tukawambuka amahoro, tukabona dukandagiye umwaka wa 2025. Ni ukuri ni ibintu bikomeye cyane, ni ikintu gituma nshimira Imana cyane mu mutima wanjye, kuba Imana yarandinze njye n'umuryango, ikarinda abavandimwe banjye n'imiryango yabo, ndetse ikabasha kurinda na mwene data Kabagema turi kumwe we n'umuryango we, ubu bakaba bari amahoro. Ni ukuri ni amashimwe akomeye, tuguma dutura Imana. Nuko rero ngarutse gato muri aka kanya tugezemo, ko kubasha kubona uburyo kuvugira kuri cano muri aya masaha. Ni ukuri ikindi navuga ati abadukurikira, abantu bakunda ibyo tubagezaho, haba ubuhamya ndetse n'amashimwe, ni ukuri abo nabo tubasabiye umugisha. Imana ikomeze kubagirira neza nk'uko natwe Imana ikomeje kutugirira neza. Murakoze. Yego, murakoze namwe. Nibyo, reka dusuhuza abadukurikiye bose nanone kuri uyu mwanya, tubashimira mwebwe mwese abakoze subscribe ndetse mukanasharinga iyi channel kugira ngo igere ku bantu bose. Niba ukunda Imana ndetse n'abana b'Imana, kurikira ikiganiro kandi ukore subscribe kuri iyi channel ndetse uko na share kugira abantu bose babashe kumva icyo tubabwira. Hano tuza turamane namwe, tumarane irungu, tuganire, turebe ibibazo duhura nabyo kuri iyi si. Challenge ese wagize ni iyihe? Ese ubuzima ubamo ari amahoro gusa cyangwa harimo ibibazo bitandukanye? Reka nkubwire ngo hano kuri iyi si buri muntu wese ahura n'ibibazo bitandukanye, ahubwo ubyifatamo gute iyo bikugezeho. Rero tabiya ko hari ibintu bimwe na bimwe tuya ducuruza, ushatse kudutera inkunga cyangwa se kutugurira, turaza gura numero hasi kuri link, nuza kuyibona uduhamagare kuri WhatsApp. Iyo numero ihoraho, turakwitaba. Ukeneye telefone, ukeneye imyambaro, ukeneye ikindi watubwira tukagufasha. Murakoze cyane rero. Umwami w'amahoro abane namwe aho murereye hose mu bice bitandukanye by'iyi si. Mukomeze mugubwe neza, Imana ibagire neza. Ese Kabagema nshaka ngo baze ikindi kibazo tukiri aho ngaho. Ukurikiye uko umuntu abayeho, ibibazo biri muri iyi si abantu benda bahura nabyo, ukurikije uko bibona biterwa n'iki? Haba ari abantu babyizanira se? Byaba ari ibibazo binomo bigomba kubaho? Iyi si tugomba kubibona ibibazo bimeze gute?
ibibazo byo ntabwo biteze kubura. Nta n'uwihamagarira ibibazo, hari ushobora kwihamagarira ibibazo, hari n'utashobora kubyihamagarira. Ariko ibyo byose mbwira abantu badukurikiye, iyo byaje birasaba ngo ufate uburyo ushaka uburyo wabyitwaramo. Hari ikibazo kigomba kukugeraho ari ukihamagariye. Njya mbibona hano cyane muri Amerika, ugasanga abantu cyangwa se urubyiruko, n'urubyiruko n'abubatse, ugasanga ibiyobyabwenge nibyo bahayobora, ugasanga ibibazo biravutse. Ibyo rero nshatse kuvuga iki? Hari ibibazo ushobora kwihamagarira, ariko hari n'ikindi kibazo gishobora kuza utihamagariye. Ariko rero ibyo byose iyo byaje birasaba ngo ufate igihagararo cyo kubyitwaramo neza. Gusa nabwiraga abantu badukurikiye, cyane cyane burya ibibazo byinshi biza ku bantu benshi, majorite aribo babyihamagariye. Ariko ku mwana w'Imana ibintu byose burya nicyo kintu cya mbere abana b'Imana bagenzura, kwitwararika. Ubwo rero nabwiraga abantu bandi badukurikiye, mu by'ukuri iyo umuntu yubaha Imana nayo iramwubahisha. Nashaka kubwira abantu rero, burya mu bibazo bye ntibyabura, ariko cyane cyane akenshi ibibazo bizanwa n'abantu babyihamagariye. Murakoze. None se tukiri aho ngaho, nk'uko bivuze, ibibazo hari igihe bizana abantu byihamagariye cyangwa ibibazo bikaza gutyo. Ese nk'umukristo ibibazo bimugezeho ni iki yakora? Nk'umukristo udukurikiye akaba kumva, nk'umuntu unaribonye uri kubwira abadukurikiye aka kanya, umukristo abonye ibibazo yakora iki? Urakoze cyane. Hari ikibazo cyiza, ariko kugira ngo Imana irebe kwihangana kwawe, ikakuzaho kugira ngo igihagararo cyawe ufite kigaragare. Dufite ingero nyinshi z'abatubanjirije bagendaga bahura n'ibibazo, ariko bitewe n'uburyo babaga bafite igihagararo cyiza bakabigendamo neza, ariko iherezo bakanesha. Mu by'ukuri ushobora kuba uri aho ukaba uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukakuzaho atari ubuhamagaye, ariko kuri umukristo ukamenya uburyo urwitwaremo. Ashobora kuza n'ibindi bibazo bitandukanye, kuko uri umukristo ukamenya uburyo ubijera. Ubwo rero nabwiraga abantu badukurikiye, burya ibyo byose, kuko ntabwo wabaho uri umunezero, kuko hari igihe ugomba kuba uri umeze neza, ejo bigahinduka bikahinduka, ariko ibyo byose ukareba uburyo ubyitwaremo. Ubwo rero nabwiraga nk'abantu basenga cyane, nta kibazo gisitaza kuza, ariko ukizana azabona ishyano. Urakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Hagati y'ibyo bibazo hari ibintu bijya biba, abantu bamwe bakavuga ngo ni ibimenyetso byahanuwe, ni ibyavuzwe. Ese kugira ngo umuntu atari amagambo amenye ko ibiri kuba ari ibimenyetso by'ibyahanuwe, cyangwa se ari ibyanditswe biri gusohora, umuntu nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu utari umukristo yabigenza gute, yabimenya gute kugira ngo abisobanukirwe? Ese amaze kumenya ibyo yakwitwara gute kugira ngo abashe kubivamo amahoro? Birumvikana, hari bimwe bitubona tugasanga ariko ari byanditswe nyine, twareba ibyanditswe tukabona ari ubuhanuzi bwo gusohora, ariko Bibiliya iratubwira neza ati nimubona ibyo byose nta kindi muzakora, ni ukurarama. Ni ukurarama ugatabaza ijuru. Ubwo rero ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kiri kuza ari kuvuga ngo kiratunguranye, kuko byose biri kugaragara ni ibyahanuwe. Rero nta bintu twabona tuvuga ati ni inzaduka, ahubwo byose ni ibyanditswe bibivuga. Ibyo byose ariko tubibonye tumenya uburyo natwe twasaba Uwiteka ni ukurarama. Yego, urakoze cyane. Ati ibyo byose mubonye bibaye ni ukurarama, kandi mukaba maso, ntimwirare gutungurwa ko muzatungurwa. Turacyari mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025. Turacyabifuriza umwaka mushya, tubabwira ngo happy new year, uzagira umwaka muhire, umwaka w'amata n'ubuki. Twitaweho kimara kumva ibi bintu tuganiriye n'umuvandimwe, ku ruhande rwawe ubivuga iki? Mu by'ukuri murakoze, ni ibintu byiza cyane, kandi bimwene data aganiye neza, nk'uko abivuzeho ko
ibigenda biba ku isi yose, ibyo tugenda twumva n'ibyo tubona bigaragaza ko ari ubuhanuzi bugenda busohora, kandi ibyanditswe nta cyabibuza gusohora. Nta kintu gishobora kubaho ngo gitume bidasohora, ahubwo nk'uko mwene data yavuzeho ko ni byiza ko nkatwe abakirisitu niba tubonye ibiri kuba, niba tubonye ibiri kudushikira hano mu isi, twongera ibihe by'amasengesho tukararama, kuko kurarama no gusenga birafatanye. Hanyuma tugahamagara Imana, tugahamagara ijuru kugira ngo ridushoboze kugendera mu nzira nziza y'iby'Imana ishaka, y'iby'Imana dushakaho ko tugenderamo, kugira ngo gutungurwa kugiye gutungura iyi si kuzasange twebwe nk'umugeni ijambo turi maso kandi twiteguye, ntituzatungurwe n'uwo munsi umwami Imana ugiye kuzatungura isi yose. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Reka tugaruke kuri Kabagema nk'inaribonye mu jambo ry'Imana usanzwe abwira inama kugaruka k'umwami, imyitwarire ya kirisitu cyangwa se imyizerere y'abana b'Imana. Ni iki yabira dukurikiye ku bintu byabayeho mu gihe cyashize? Arambura kumaza kino kintu kuko numvishe ibintu iyo bibaye buri muntu abivuga uko abyumva, abivuga uko yabibonye, ariko ugasanga bose bagenda bagusha ku kintu kimwe ariko nta solution cyangwa se nta muti wabyo bafite. Ikintu kijyanye na hariya California, Los Angeles, dukurikije ibibazo byabaye ejo bundi, uburyo mwabonye harimo gushya, amazu akongoka, mu gihe hano iwacu hari imbeho, amasino yisha abantu, imbeho yisha abantu, ariko ahandi hakaba ari umuriro. Ese ibyo bintu wabihuza gute? Wabibwira gute abadukurikiye? Urakoze mwene data dusabe. Yego, urakoze nawe. Nibyo nashatse kukubwira yuko ibiri kugaragara n'ibiri kuboneka byose ntabwo ari inzaduka, ahubwo ibyahanuwe, kuko biriya byose ubona biri kuba muri California, umuhanuzi Branham yabivuzeho neza. Yavuze kwa uramurwa bita Los Angeles, yabivuzeho neza ati mbere yo kugaruka k'umwami ariya hose azaba hararidutse ndetse bari kuharobera amafi. None urabona biriya byabaye by'umuriro, buriya ni ingaruka z'abantu bari bahari b'abahanzi, ndetse bari kwishima kugeza igihe batangiye kwandagaza Imana ariyo yabaremye, ugaje afata umwanya munini gusumba Imana, kumva mbese yuko nta Mana ibaho. Urabona ingaruka zabaye, kuko ntabwo Imana ineguruzwa izuru, kandi birira bati icyubahiro cy'Imana ntabwo ateze kuzagisangira n'undi muntu. Yihanganiye witwa Herode mu gihe cye, ariko atangiye kwishyira hejuru, atangiye gufata icyubahiro cy'Imana, Herode aba aguye. Shatse kuvuga iki rero? Mu by'ukuri ari ikintu Imana itakwihanganira, ni icyubahiro cyayo. Mbwira abantu badukurikiye, nubwo wagira intege nke, nubwo wagira ibibazo, ariko reka Imana yitwa Imana, kuko Imana nishobora byose, niyo igufashe mu biganza. Ubwije ukuri atari Imana twese twashira. Yego, icyo cyo nashaka kuvuga ni ukugira ngo abantu bose, kuko Bibiliya iri kuvuga ngo iyo kubaha Imana gufatanije n'umutima unyuzwe avamo inyungu nyinshi. Hepfo ati ntacyo nazanye muri iyi si, nta nubwo nicyo neza kuzavanamo, ariko ubwo ufite ibyo kurya n'imyambaro twari dukwiye kunyurwa nabyo. Gusa arakimara atadukoreye. Imana iduhaye umwambaro, Imana ikaduhereza ibyo kurya, Imana ikaduhereza icumbi yo kubamo, ikindi kigeretse kuri icyo ni ikihe? Reka tuyubahe, nayo iratwubahisha. Ariko nuyisuzugura, Imana yo ntabwo yabyihanganira. Urakoze mwene data dusabe, nicyo nashaka kuvuga. Yego, urakoze cyane mbe mwene data. Ese frere, ukurikije kino kirere turimo, hari abantu benshi bavuga ati igihe twabaye muri Kentucky ni bwa mbere haza amasino angana gutya, ko bamwe ubona amasino aza bakishima,
ugasanga barishimye cyane ko babonye amasino, abandi bumva ngo ni ifumbire y'igihugu, abandi ugasanga baheze mu mago, imirimo yahagaze, bari gutitira. Ese weho nk'umuntu mushya wabonye kino kirere bwa mbere yabikugezeho, wabyakiriye gute? Birashimishije, birababaje? Ese ni ubibona gute ku ruhande rwawe? Kubibona uruhande rwanjye ntabwo bitunguranye kuko ni ibimenyetso by'ibihe, kandi ibimenyetso by'ibihe bigomba kubaho, kuko hari igihe cy'umunezero, hari n'igihe cy'ibyishimo. Rero Imana yarashyizeho ibihe, rero ni ngombwa bibeho. Urumva habonetse igihe cy'ubukonje, hakaboneka n'igihe cy'ubushyuhe. Ibyo byose bigomba kumenyerwa, kuko nubwo nabibonye bwari ubwa mbere mbibonyeho, ariko nk'abantu bakurikirana amateka y'ibihe byabayeho ntabwo byadutunguye. Ubwo rero ni ukuvuga iki, birasaba ngo igihe cyose ugezemo ujyane nacyo. Yego, mweda atarakoze nk'uko abivuze ati hari igihe cy'umunezero, cy'ibyishimo, hakaba n'igihe cy'umubabaro, hari igihe cyo kurira, hakaba igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubiba, hakaba n'igihe cyo gusarura. Muri byose rero ati reka tuyo turashimira Imana. Twitaho, ndagira ngo ugarukeho nawe nk'umuntu ukunda kuganiriza abantu, kandi ukadutaramira tukanezerwa cyane nk'umutaramyi, nk'umuntu nabonye ukerebutse kandi uvuga amagambo arimo ubwenge. Ndashaka ngo mubaze utujambo tubiri tutaraga kuri mweza tukabagema ikibazo. Nashaka kugira ngo mubazeho kino kintu cyabaye ejo bundi, kumva ngo abantu bari muri ligue, abandi bari kwitegura, bari hafi kuza, bagahagarika ati uhereye none ntabwo abantu biteguye bakije, ndetse n'abari bari ino badafite ibyangombwa byuzuye ati turabasubizayo. Nk'umuntu umaze igihe muri igihugu, wabibonye nk'ibisanzwe, wabibonye nk'ibitunguranye, wabyakiriye gute mu ruhande rwawe? Mu by'ukuri murakoze kuri icyo kibazo. Ku ruhande rwanjye navuga ko byantunguye, kuko nibwo bwa mbere nari mbibonye, nibwo bwa mbere nari mbyumvise, ariko nanone ni ngombwa ko tumenya cyangwa se tukagira igihagararo kigendanye n'impinduka, kubera ko ibi byose byabayeho ejo bundi cyangwa se vuba ngaha, byose byabayeho bitewe n'uko ubutegetsi bugenda busimburana. Ubwo rero mu by'ukuri kiriya kintu cyo kuba abantu barasanzwe bamaze kwitegurira kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bagatungurwa no kumva ikintu cyo kuvuga ati mugiye gusubizwa mu nkambi, ntabwo mukemerewe kuza muri Amerika. Mu by'ukuri ni ikintu kibabaje cyane, ariko kandi iyo ikintu kibaye ntacyo wagihinduraho, urakihanganira, ugasaba n'Imana ikaguhereza umutima wo gukomera, kuko ni ikigeragezo kitoroshe. Uko njye ndabyibuka mu gihe cyacu, mu by'ukuri gukorerwa no kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari ibintu bisa n'umunyenga, byari ibintu byihuta cyane, ntabwo byarenzaga umwaka umwe. Ariko mu by'ukuri abantu bari basigaye babyitegura, imyaka ikarenga n'5 n'10 ikaba yageramo. Ariko ibaze kuba wamara imyaka irenga 5 witeguye ikintu, ugakorerwa process zose zishoboka, hanyuma ugahabwa n'igihe cyo kuza, ukagera aho witegurira kurira indege, hanyuma ugatungurwa n'ijambo rivuga ngo ntago kugenda muri Amerika bigishobotse, urasubira inyuma, ndetse mu nkambi. Mu nkambi abadukurikiye bose n'abazatwumva, twese tuzi ko ubuzima bw'inkambi ari ubuzima bushariye cyane. Umuntu wese ukunda, umuntu wese ugira umutima wa kimuntu atakwifuriza umuntu kuba yasubizwa mu nkambi. Ni ubuzima bubi cyane, buteye agahinda. Rero igiteye agahinda kuruta ibindi byose ni ukuva mu nkambi uzi ngo uragiye,
abasigaye mu nkambi bari bazi ko ugiye bakazatungurwa no kubona ubagarutseho. Ni ikintu giteye agahinda, ni igisebo, ikintu twasaba Imana tugasabira iriya miryango yasubijweyo ndetse n'abatari bakorerwa. Ni ukuri twasaba Imana tuvuga tuti Imana izabakorere, izabarebe neza, ibagirire impuhwe.